Intare, umwami w'ishyamba. Sinshidikanya ko atari ubwa mbere wumvise iyi nteruro mu matwi yawe, kuko abenshi twakuze tubwirwa ko intare ari yo mwami w'izindi nyamaswa zose zo mu ishyamba. None se uretse kubyumva uko no kubifata uko, waba warigeze wibaza impamvu intare ari yo yatoranyijwe mu zindi nyamaswa zose zo mu ishyamba, ikimikwa ikagirwa umwami wazo? Ese ko bavuga ngo intare ni umwami w'ishyamba, kuba umwami w'ishyamba bituruka kuki? Ibi mwami w'ishyamba byagenze gute? Twari twavuga ngo intare ni umwami w'ishyamba kubera ko ariyo nini cyane mu ishyamba, iruta izindi nyamaswa mu bunini. Ariko twaba twibeshye, kuko mu bunini inzovu irayiruta kure na kure. Nanone ntitwavuga ngo intare ni umwami w'ishyamba kubera ko izi kwiruka kurusha izindi nyamaswa zose zo mu ishyamba. Oya, naho twaba twibeshye, kuko inyamaswa izi kwiruka kuruta izindi zose mu ishyamba, iya mbere ni ingwe. Ntitwanavuga ngo intare ni umwami w'ishyamba kuko ariyo nyamaswa y'inyabwenge kurusha izindi. Aho naho twaba twibeshye, kuko mu ishyamba hari inyamaswa zitandukanye bivugwa ko ari inyabwenge kurusha intare. Mu magambo make, intare ntabwo ariyo nyamaswa nini mu ishyamba, ntabwo ari izi kwiruka kuruta izindi nyamaswa zose, yewe nta nubwo ariyo nyabwenge kuruta izindi nyamaswa mu ishyamba. None biva kuki kugira ngo intare iyobore izindi nyamaswa zose yitwa umwami w'ishyamba? Imyumvire y'intare. Imyumvire intare igira, uburyo itekereza, nibyo biyitandukanya n'inzovu, n'ingwe n'izindi nyamaswa zose zo mu ishyamba. Iyi ntare ibyutse iri kwitemberera ikabona inzovu, igihita kiza mu mutwe ni mbonye ifunguro ryo kurya saa sita. Naho inzovu iyo ikubitanye amaso n'intare, inzovu ikihita itekereza n'uguhunga. Ndanyura he, ndahungira he? Muri make, itandukaniro ni imyumvire, uburyo dutekerezamo ibintu. Kuko buriya ngo intare ishobora kwisanga izengurutswe n'agatsiko k'impyisi zirenga nka 30, ariko ikazirwanya ikihagararaho kigabo, ntihunge nk'inzovu ikahacana umucyo. Za mpyisi ikazihashya ntihunge nk'inzovu. Ndi umwami w'ishyamba kubera imyumvire yanjye, uburyo ntekereza, uburyo mbonamo ibintu nibyo bingira umwami w'ishyamba. Ese wowe ukeka ko byagenda bite uramutse ukoze nk'intare, ukiberaho nk'intare, ukajya ku muhigo ugahiga ntawe ukubwirije nk'intare, ugahiga ntawe ugutera kuraje, ugahiga ntawe ugusunika, ugahiga nta gihembo utegereje? Bigenda biti iyo uri intare, hatitawe ku mbogamizi umuryango wawe uba ugomba kurarira, umuryango wawe uba ugomba kubaho. Icyo intare ishyira imbere ntabwo ari umuhigo, icyo intare ishyira imbere ni uguhiga. Umuhigo irawukunda, ariko icya mbere ishyira imbere ni uguhiga. Intare ya nyayo ishyira imbere guhiga kuruta umuhigo nyirizina, kuko ikunda process, ikunda inzira bicamo, yita ku cyo isabwa gukora kugira ngo ibone umuhigo, ihanga amaso ku murimo si ku bihembo. Abantu benshi barashaka gutsinda, ariko ntibitaye ku nzira bicamo kugira ngo batsinde. Benshi amaso bayahanze ku bihembo aho kwita ku kazi gasabwa gukora kugira ngo bahabwe bya bihembo. Kandi burya umuhigi wa nyawe intego ye ntabwo aba ari umuhigo, intego y'umuhigi wa nyawe ni uguhiga. Umuhigi wa nyawe ntabwo yita cyane ku muhigo, umuhigi wa nyawe icyo yitaho cyane ni ibyo agomba gukora kugira ngo afate umuhigo mu biganza bye. Icyaha agaciro cyane ni uguhiga, kuko ababizi neza ko gufata umuhigo hari icyo bisaba, abazi neza ko hari inzira binyuramo kugira ngo afate umuhigo. Iyo uri umuhigi wa nyawe ntureba ku by'igihe byagufata, ureba umuhigo. Iyo uri umuhigi wa nyawe urahiga kugeza igihe ufatiye umuhigo, ntuhagarara utarafata umuhigo n'umwe. Urahiga ugafata umuhigo, ugafata undi, ugafata undi, nta gusubira inyuma. Niba hari icyo ushaka gukora, niba hari icyo ushaka kugeraho muri ubu buzima, ndagira ngo ubihige nk'intare. Nta kintu wageraho ugifite imyumvire nk'iyi nzovu. Niba ushaka kuba umwami w'ishyamba, urakora nk'intare, gira imyumvire nk'iyi ntare. Birasaba ko ubanza waba umuhigi nk'intare. Uri umunyeshuri, higa nk'intare. Uri businessman, higa nk'intare. Uri umusportifu, higa nk'intare. Icyo ushaka kugeraho cyose, higa nk'intare. Niba ushaka gutsinda, niba ushaka kuyobora, niba ushaka kuba umwami w'ishyamba, higa nk'intare. Gira imyumvire mizima, imyumvire yo gukora, imyumvire yo kutita ku bihemba ahubwo ukita ku murimo, imyumvire yo kwita ku cyo bisaba, imyumvire yo kwita kuri process,
kuruta ibihembo. Guhiga nta bwoba kugeza igihe ufatiye umuhigo. Guhiga ubudacika intege. Imyumvire y'intare niyo iyitandukanya n'izindi nyamaswa zose, ikayishyira ku ntebe y'ubwami, ikaba umwami w'ishyamba.